Ibe byiza kanizere ko mumeze neza abakunzi ba Wolf Sport Rwanda. Kuri iyi nshuro ntabwo bisanzwe kabisa, tugiye kugaruka muri ikipe ya Rayon Sport. Muri ikipe ya Rayon Sport harimo amakuru menshi cyane. Nibyo ngiye kuza kabisa tukagenda tubigarukaho iby'inteko y'abanyamuryango ndetse y'abayobozi ndetse n'abanyamuryango, by'umwihariko abasaza bayoboye ikipe ya Rayon Sport ndetse n'iby'abandi bakinnyi bashya ikipe ya Rayon Sport igiye kuba yakwibikaho muri iyi merikato mbere yuko ifunga. Mbibutsa ko izafunga ku itariki 31 z'uku kwezi kwa munani. Ibyo ngiye kuza kabisa tukabyinjiramo neza gatanu kuri gatanu n'andi makuru agiye atandukanye arimo aravuga muri ikipe ya Rayon Sport. Icyo ubanza kureba, banzure neza niba warakoze subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu. Reka duhere ku nama yabaye ku munsi wo kuwa gatatu, yahuzaga abasaza cyangwa se abayobozi batandukanye b'ikipe ya Rayon Sport, barimo ba Paul Muvunyi ndetse n'abandi bagiye batandukanye na Munyakazi Sadat. Bari benshi bahuye ku munsi wo kuwa gatatu kabisa mu masaha y'umugoroba, biga ku bibazo bigiye bitandukanye bivugwa muri iyi kipe, dore ko mbere yaho gato hari habanjwe n'amakuru yagiye avuga yuko uyu muyobozi Paul Muvunyi ashobora kuba yava muri ikipe ya Rayon Sport. Ni byinshi byavugiye muri iyi nama kabisa, nibyo ngiye kuza tukarebera hamwe tureba n'imyanzuro igiye ikomeye, dore ko bahise banateguza indi nama noneho bise inteko rusange ishobora kuzaba izaba ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere yuko shampiyona itangira. Muri iyi nama kabisa baganiriye ku byemezo bigiye bitandukanye, harimo ibyemezo bikakaye cyane byafatiwe muri iyi nama yahuje ba Perezida Tade ndetse ba Sadat Munyakazi n'abandi bagiye batandukanye, ba Gacinya ndetse n'abandi bagiye batandukanye benshi nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira. Ikintu cya mbere cyaganiriweho, haganiwe ku kintu kijyanye n'akanyenyeri cyangwa se ndetse ni na projet ku mushinga w'akanyenyeri bagenda banashyiraho igihe bazakaronshingira, dore ko biteganyijwe yuko kazaronshinga muri iki cyumweru tugiye gutangira kabisa, ndetse gahabwa umuntu uzakagenzura, umuntu uzaba umeze nka CEO w'aka kanyenyeri ariwe Rwagakwaya Olivier, aba ariwe uba CEO w'aka kanyenyeri. Inteko rusange yakomoje na ndetse yemeza yuko buri mwaka nk'uko byari bisanzwe hagomba kujya haba inteko rusange mbere yuko sezo itangira cyangwa se mbere yuko shampiyona yongera itangira. Bahita banemeza yuko iyi nteko rusange noneho cyangwa se iyi nama izongera igaterana ku itariki 7 z'ukwezi kwa 9, mu gihe hazaba habura icyumweru kimwe ngo shampiyona yongera itangire. Mbibutsa ko shampiyona izatangira ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9. Birumvikana rero hazaba habura icyumweru kimwe nibwo inteko rusange izongera igaterana, bakagira ibyemezo bimwe na bimwe bagenda bafata ndetse bakagenda banareba hamwe uburyo ikipe yabo yakomeza kugenda itera imbere, haba mu buryo bwa mikoro ndetse no mu buryo bugiye butandukanye. Ndetse kuri iyo tariki, kuri uwo munsi nibwo hazashyirwaho umucyo ku bibazo bigiye bitandukanye bivugwa muri iyi kipe ya Rayon Sport, haba ibya kashe ebyiri zagiye zivugwa muri ikipe ya Rayon Sport, amabaruwa agiye atandukanye ndetse n'ibya board ndetse na perezida w'ikipe ya Rayon Sport Tade, bagafata ibyemezo bigiye bitandukanye kuri ibyo bibazo byagiye bivugwa muri iyi nama. Ikintu cya gatatu bagarutse ku gushakira ikipe amikoro cyangwa se amafaranga, bagarutse ari nabwo bahise bibanda cyane ku kintu kijyanye n'akanyenyeri ndetse kuko murabizi neza ko ikipe ya Rayon Sport ishaka kuzajya igurisha imigabane, ariko kugira ngo yemererwe kuba yagurishwa imigabane muri banki nkuru y'igihugu y'u Rwanda, basabwe yuko bagomba kuba bafite nibura financial standard itajegajega mu gihe kingana n'imyaka 4. Nibyo rero barimo baragerageza gukora, bagenda bagabanya amadeni, dore ko muri iyi nama hagarutsweho ku kibazo cy'imyenda, harimo n'abishyuza kuma cyangwa se aba bitwa gate collection, bano bishyuza amafaranga y'abantu baba baje kureba mu match ku miryango y'amastade, nabo bavuga yuko batarishyurwa abakoze muri Rayon Week.
ubwo bagendaga bazenguruka hari amafaranga yinjiraga ku masitade. Rero abakoze muri uko kwishyuza babivuga yuko batarishyurwa, kandi buri muntu umwe yari biteganyijwe ko agomba guhabwa ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda. Nayo mafaranga rero gusa amafaranga arahari, ahubwo icyo basigaje kureba ni ukureba ese amafaranga zishyurwa ryari, azahabwa abande mu buhe buryo, dore ko iyi kipe ya Rayon Sport hakirimo ibintu byinshi byo kuba bakwicara bakanonosora. Harimo ibyo byako kanyenyeri, hakazamo ibyo by'abantu batarishyurwa, haba abakinnyi haba abatoza, ndetse mwanagiye mubyumva yuko n'uyu mutoza watozaga ikipe ya Rayon Sport, uyu munyabrazil kabisa, nawe byavuzwe yuko atari yishyurwa amafaranga ibihumbi 25 by'amadolari, asaga miliyoni 32 z'amafaranga y'u Rwanda. Bivugwa yuko nayo agomba guhita yishyurwa mu maguru mashya, ndetse hakazamo n'ikindi kibazo cy'amahoteli ikipe ya Rayon Sport iberemo amafaranga, nabyo bashaka guhita babikoraho vuba, ubundi ikipe ya Rayon Sport igatangira sezo, nubwo batangira bapfundikanya, ariko ikintu cyiswe amadeni bagishize ku ruhande. Reka twinjire ku yindi dosiye ikomeye, dosiye y'akamaramaza. Muri iyi nama ni nabwo Paul Muvunyi yahise yemerera abakinnyi babiri kuba yabagurira ikipe ya Rayon Sport, harimo n'umwataka, ndetse andi makuru anavuga yuko undi wa kabiri ashobora kuba ari umudefenseur ushobora kuza gufasha ikipe ya Rayon Sport. Si ibyo gusa, kuko abataka haba Youssou Diagne ndetse na Faringanye biteganyijwe yuko bazagera mu Rwanda ku munsi wo kwa kabiri. Hagiye havugwa byinshi kuri aba bakinnyi yuko batarishyurwa, boherejwe amatiki y'indege inshuro nyinshi, ariko ntibabasha kuza hano i Kigali bitewe n'umushahara cyangwa se n'amafaranga batari bakwishyurwa n'ikipe ya Rayon Sport. Abenshi banavugaga yuko kuzagaruka kwabo bishobora kuzagorana, ariko amakuru mfite avuga yuko bashobora kuzagera hano mu Rwanda ku munsi wo kwa kabiri kabisa, bakazaba bameze neza bageze hano i Kigali mu Rwanda. Rero nuko nguko bimeze. Icyo twakwizera nuko Paul Muvunyi niba aremereye abakinnyi babiri harimo na rutayizamu ushobora kuzaza afasha, kuko kuri ubu ngubu haba Shadrack Bingbero baguze muri iyi sezo, bivugwa yuko atari ku rwego rwa Rayon Sport, nubwo yabahenze miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda, we barangije no kumwishyura, ndetse hakaza n'abandi barutayizamu benshi bagiye batandukanye. Ariko kuri ubu ngubu umutoza akubwira ko umwataka bafite ushobora gukora ikinyuranyo Rayon Sport wavuga igenderayeho ni Habimana Yves waguzwe akuwe mu ekipe ya Rutsiro FC. Nuko nguko rero bimeze kuri abo ba rutayizamu. Gusa icyizere gihari nuko Faringanye ashobora kugaruka, ndetse binavugwa yuko ashobora gukira vuba akazakandagira mu kibuga mu kwezi kwa 10 mu kwa 11, hagati aho ngaho nibwo ashobora kuzagaruka mu kibuga, ibintu bigakomeza kugenda bigenda neza. Ubwo Paul Muvunyi aramutse abaguriye uwo mwataka akaza akitwara neza, navuga ko muri Rayon Sport ibintu navuga ko byaba birimo birasubira ku murongo. Youssou Diagne ndetse nawe aramutse agarutse muri iyi kipe, ni umwe mu badefenseur beza, murabizi neza ajya kugurwa ko yari yatowe nk'umudefenseur mwiza, we na nura mudefenseur w'ikipe ya APR FC muri Nigeria. Bari batowe nk'abadefenseur beza, bari baje muri iyi kipe ya 11 beza. Navuga ko ku buhanga bwe ndetse n'ukuntu amaje kumenyera iyi shampiyona ashobora kuzafasha kinini muri ikipe ya Rayon Sport kabisa. Reka tubabwire tuti kabisa nibongere bagaruke, turebe niba ikipe ya Rayon Sport yakongera ikagaruka. Ubona ko kuri ubu ngubu ikomeje kugenda yitegura imikino igiye itandukanye, haba imikino ya shampiyona, ndetse binavuga yuko ishobora kuzakina n'ikipe ya Vipers, ubwo ikipe ya Vipers zaba yaje hano Kigali gukina umukino w'inkera y'abayizi, izakina n'ikipe ya Azam FC. Gusa kuri ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport twavuga ko yari isigaye yubakiye ku mukinnyi umwe, Bigirimana Abedi, nawe kabisa ukina ari mediane. Sinzi niba Rayon Sport yari ibayeho kuri one man, bayishakira abandi bakinnyi mbere yuko Mercato ifunga, kubona babwiye yuko izafunga ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8, kugira ngo harebwe niba hari ikindi cyakorwa muri ikipe ya Rayon Sport igakomeza ari ikipe ya Rayon Sport itagendera ku mukinnyi umwe. Nubwo abenshi bagiye bagaruka ku mikinishirize y'umutoza, harimo n'abakinnyi bagiye bayinubira bavuga yuko kwiyadafuta muri iyi mikinishirize ya 3-4-2 cyangwa se 3-5-2 bivunanye ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Harimo hagiye havugamo abakinnyi benshi batiyadafuse muri iyi system y'uyu mutoza. Murabizi ko
na perezida ubwo yari ari mu kiganiro n'itangazamakuru cyangwa se ikiganiro yakoreye kuri Radio and TV10 yavuze yuko ubwo bari mu cyumweru cya Rayon Week yavuze ko atarabona tushe y'umutoza muri ikipe ya Rayon Sport, kandi murabizi neza ko yakomeje kwitwara neza muri Rayon Week arangiza imikino 4 atarayinjizwa igitego, ariko ibyamubayeho kuri Rayon Day na kamaramaza ubwo yaryaga ibitego bigera kuri 3-1, nubwo abenshi bagiye bavuga ati byose byatsinzwe n'ikipe ya Yanga African. Gusa soza gato kuri dosiye, soza gato reka mvuge kuri dosiye y'akanyenyeri. Uyu ni umushinga bizeho igihe kirekire ndetse bagiye no kugishamo inama. Murabyibuka ko Perezida Tade yigeze gufata indege akerekeza mu gihugu cya Tanzania akajya kuganira na Engineer Hersi, perezida wa Young Africans, bakiga umushinga kuko na Yanga nayo ni mu gihe gito ivuye mu bibazo by'ubukungu ko nayo yabibagaho, nayo yari ikipe y'abaturage imeze nka Rayon Sport. Babigisha uburyo babyazamo umusaruro abafana bayo, nk'uko bita ko bafite abafana benshi mu Rwanda, bababyazamo umusaruro. Ari nabwo hagiye havugwamo ibintu byinshi byo gukoresha membership card. Abafana ba Yanga bo murabyibuka ejo bundi bafungura fan club hano i Kigali, bagiye babahereza membership card. Mwagiye mubibona ku mafoto ubwo ikipe ya Young African yazaga hano mu Rwanda ije gukina kuri Rayon Sport, mwagiye mubona ukuntu yagiye itanga membership card. Ni nako ikipe ya Rayon Sport rero nayo ishaka kujya ibikora kugira ngo barebe niba bakuraho ikibazo cy'ubukene muri iyi kipe. Ngayo nguko rero nayo makuru nayo mbafite muri ekipe ya Rayon Sport. Gusa cyane andi makuru menshi agiye avugwa. Wowe icyo usabwa banza reba neza niba warakoze subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5, ubundi amakuru y'imikino agiye atandukanye, updates zigiye zitandukanye haba mu Rwanda no ku mugabane w'Uburayi, nahanga ugomba kuzisanga. Nge umva ni Ebo Fabrice, iyi ni World of Sport Rwanda. Reka tuzasubire ubutaha. Ciao ciao.